kandi agahinda ke ndakumva pe cyane agahinda k'umwana wanjye ndakumva ego ariko icyo nagusabaga ni kimwe nukumuza n'umwana wanjye none se ndabikora niko nanjye atakinyumva ndahagera akambwira ngo ninge winjiye urugo rwe ngo ndashaka kwinjira urugo rwe ndabikora n'umwabana gerageza rwose umfashe nyuma ya Baritazari na nyuma ye witwa Kazungu na nyuma yande menye undi muntu wakoze ibintu bidasanzwe ku yisi ari wowe biragoranye kubona umukecuru wigondera umukwe akavuga ati va hano sha ye dora gasha dora umuganga uvura abandi nibakoremo na wundi ni buganga Kivumbi waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira igifu umwijima amibe kwikinisha kurangiza vuba abagore babuze imihango umugongo udakira umwingo kubyimba amaguru amarozi y'amahuhirano ese wa mugore waba warazinzwe rubimenye igisubizo nta kindi gana muganga Kivumbi ukeneye ubundi busobanuro hamagara nimero ziri kuri screen yawe Oh yes, reka nongeye ngwereza ikaze dukurikiranye ku Igeno Media TV muri kumwe na Nyashyi Rwanda Rwanya rwakaza muri show y'Rwanda Sukumutuna sasa n'ubwo rasaba matera gake cyangwa sambi uricara ku Igeno Media TV wirebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba kora subscribe n'ibitaro ikora ndetse no kuzana kunyanga gusaba cyane kuyisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande ziye zitandukanye simaze imisi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo rebe cyakunze takuze kugira ngo menye ngo nongera iki cyangwa se ndagabanya iki ngwereza ikaze uri muri Amerika zibura Afrika Australia no mu gihugu cy'uturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyagura Sirazuba n'Ijyazuba no mu cya Kigali kamubwire ko uryo ugenda twigaragariza Imana izajya ibiguhera umugisha maze imisi nkubwira ngo gira neza wigendere byanga byakundi neza yisanga imbere kandi burya mugani watewe bose babireba ati neza y'umuntu nimutera gukundwa nta rukundo nta cyabaye mugani wa babandi bubu ngubu kuvuga ngo no mu ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba usoma Bibiliya mu Baroma naga ari Abaroma nari nibeshya aho narinda shimbogo Abakorinto Cameraman nawe ni igihu Abakorinto ba mbere bice 13 aravuga ngo nubwo wavuga indimi z'amahanga ugahanura ukavuga ibiki nta rukundo ufite byose aba ari ubusa rero reka tugire urukundo dukundane tuzagira isi twifuza izira intambara izira amahane izira inzangano amashyamirane n'ibibazo tubona mu ngo bigiye bicaracara muri iyi minsi ngo gatanya zisigaye ziruta ubukwe busigaye boba icyaba cyiza rero nuko twese dufite urukundo ibintu byagenda neza n'ubu ngubu ikintu kiduhanga ikishije cyangwa se ikintu kitwicaje ahangaha ni ingaruka zo kuba nta rukundo rugihari rwa nyarwo umuntu akifata akihiringa agatigita agatereta agatumutwe agatera imitoma uwayiteye nyuma akamutetereza akamuta mu gatete akavuga ati rero nguteye akinyuma genda nibyo bibazo byose dufite nibyo bitumye twicaye ahangaha uyu mubyeyi niyo mpamvu mubona ku maso yatishimye kubera ingaruka z'ibyo turi kugenda tubona bagore bagabo mwanyuzwe nabo mwashatse hari umugabo wavuze ati ubundi ni igihe cy'ubushaka hanze umugore wa adafite cyangwa ni igihe cy'ubushaka hanze umugabo wa adafite ibi ngibi nibyo biri gutuma duhangayitse aka kanya turi kubona byadushobeye byaducanze tukicara tukabishakira ibisubizo tukabibura mama bimeze biti ko mbona agahinda kenda kuguca umutima ngewe uburyo wampamagayemo numvisha atari ibintu bisanzwe ntabwo bisanzwe byo hari indirimbo y'abarokore ivuga ngo habari kurira ngo harira ngo nimba harira impumyi nijoro mu gitondo impundu zikavuga ndakubwiza ukuri urumva ntago iri ngira ari ishiraniro ry'ibibazo byawe cyangwa se ntago ari ishiraniro ry'ubuzima bwawe ni kuvuga ngo igitendo cyose ni isomo ku ntore ubuzima uri gucamo aka kanya byari ngombwa ko ugomba kubicamo kugira ngo wige kandi amakosa yacu ubundi gukosa ntago ari bibi kuko gukosa bidufasha kubaka ejo hacu hazaza ntekereza ko ikintu kigutera intimba ari amahano n'amakosa kuko nyuma ya Baritazari na nyuma ye witwa Kazungu na nyuma yande menye undi muntu wakoze ibintu bidasanzwe ku yisi ari wowe biragoranye kubona umukecuru wigondera umukwe akavuga ati va hano sha ibyo ukorera umukobwa wanjye nanjye wabinkorera ntabwo ndi kubikubwira bino kugira ngo nkukine ku mubyimba ahubwo no gutekereza neza ukaba wanagira inama n'abandi batekereza nkawe nk'ibyo wakoze so rero nitabye
agakweto nagakubye akarenge ngatambika imihanda ndavuga ati reka nsi numve icyo umbwira numve kiri ku mutima wawe baravuga ngo ushaka gukira igisebe barakirata rata agahinda kawe n'umubabaro wawe abantu babyumve babibone nibamara kubyumva rero bakugira inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi niki kiguteye intimba akakanya niki kiguhangayikishije cyatumye mpamagara muri buriya buryo njyewe rero yego ikintu cya mbere ndagushimira kuba wanyitabye ndabyumva rwose twaherukanaga ngo nyir'ubwatsi yabugarutsemo ariko birangira buvuyemo cya kabiri rero ni ukuri ndi kugusaba wenda nubwo umugabo wanjye byanze ntaranabona n'ahari yego ariko basi byibuza umuze n'umwana wanjye umwana wawe Mimi yego ariko se ubona biriya bintu ngo hari ahantu handitse ngo kugira ngo umutunzi azajye mu bwami bw'Imana ngo bingana no kwingama yakinjira mu ijisho ry'urushinge ubu ngubu Mimi nyuma yo kumutwara umugabo urizera neza udashidikanya ko mushobora kongera guhuza buriya nubwo wenda nagiyeyo cya gihe ngiye kumusaba imbabazi ngiye kumusaba umubwira ngo umugabo wanjye ari yego papa wiwe ari he wenda akanga kunyumva akazana amahane tugashwana tukarwana ariko ntago bikuyeho ko ari umwana wanjye kandi agahinda ke ndakumva pe cyane agahinda k'umwana wanjye ndakumva ariko icyo nagusabaga ni kimwe ni ukumuza n'umwana wanjye none se ndabikora niko nanjye atakinyumva ndahagera akambwira ngo ninjye winjiye urugo rwe ngo ndashaka kwinjira urugo rwe ndabikora n'umwabana gerageza rwose umfashe umuze nawe uduhuze rwose kuko ndumva ngiye kuzaturika umutima nubwo umugabo wanjye ntarabona ahari byananga wenda ariko ukamuza nawe wenda akanyumva ubwo wenda we waduhuza wenda yanyumva tugafatanya urugamba uko ngiye ndabona ko rwishoboza byaranze pe ikintu gihari cyo ni kimwe nuko umuryango wanyu wongera kuba umuryango mwiza nukuri ushimwa n'Imana abantu ndetse n'igihugu nukuri pe nta muntu bitanezeza hari njya mbivuga nkavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe kandi hari igihe abantu bagirana ibibazo nyuma ugasanga bamaze kubikemura bigiye mu buryo buzima ugasanga nibwo bagiye bagirana umubano bakanagirira societe umumaro ibibazo biri mu ngo burya biba binagoranye kuba nimba mu miryango harimo ibibazo biba binagoranye kuba igihugu cyatera imbere uvuga ngo gutera imbere kw'igihugu bihera mu muryango ahubwo sinzi impamvu nimba mutajya mwegera ngo hari abantu ngo bagahuza imiryango ngo baba mu midugudu sinzi nimba batajya babegera ngo babaganirize uvuga ngo biriya bintu byabaye mwagakwiye kubyubakiraho noneho mwubaka umuryango wa nyawe mwifuza ariko ikintu mbona nagerageje kubwira umugabo wawe ati se wa mugabo we ko ibyabaye wateye intambwe noneho wowe ukegera umuryango wawe mukegera famiye yawe bikaba byiza kurushaho antera utwatsi ndabikoza Mimi ati wapi sinkeneye no kubona umwe muri bariya mu maso yanjye wenda wowe ni wowe uri gukanyakanya wegera inzira nziza y'igisubizo cyakongera guhuza umuryango wanyu yego ariko nabo kukumva byabaye ibibazo sinzi nimba nta banyogosenge mugira nta byarabanyu mugira nta baki kuryo mwahuza inama y'umuryango mukicara mukaganira kuri icyo kibazo urabona uzabyishoboza wenyine icyo nshaka ni uko umfasha kubyishoboza byananiye pe icyo nshaka ni uko umfasha ukamuza n'umwana wanjye wenda we yanyumva tugafatanya uru rugamba tugashaka papa we mbese umuryango ukongera ugasubirana ukaba umuryango wuzuye ntabwo uri gusinzira ntabwo wasinzira rwose ntabwo nsinzira sinjya ngo bimanuke ndakwinginze mfasha umuze na Mimi kuguhuza na Mimi birumvikana ariko ngewe ikibazo kiba gihari ni kimwe Mimi araza kubyumva ese Mimi araza kunyumva araza kwemera ko muganira aho niho haba hari question mark we gerageza ugerageze umuze nawe urebe ko bikunda rwose hanyuma nibikunda amfashe kurwana urugamba dushake papa we nkukuri pe mbabara ugerageze umuze na Mimi
ibyo uriya muhungu se we wari utangiye kugaruka hariya mu rugo yaba yaragarutse cyangwa byari uriya we rwose sinkeneye kumwumva sinanamushaka nubwo yari yaje hariya kuriya nugutesha abantu umutwe ntabwo nshaka kumwumva sinkeneye no mbabarira pe nitwongera no kuganira jya umbabara ntukamuzanemo uriya byose niwe kabitera niwe wansenyeye umuryango niwe wansenyeye urugo mbabara rwose ntuzongere no kumuzanamo wenyine ibyo ntabwo mbishaka sibyo ariko no kuvuga ngo buri biye ryose ryagize uruhare mu kubaka inzu yanyu ndavuga umuryango wanyu na buri biye ryose ryagize uruhare mu gusenya umuryango wanyu mugomba kurikusanya mukarishyira hamwe mukarifata mukaryubakisha umusingi ukomeye wo kongera gutuma umuryango wanyu bamuzima rwose nicuje n'icyatumye menyana nawe kuko niwe kabitera wo gusenya umuryango wanjye byari ibintu byagombaga kuba cyangwa akaba harimo n'ibindi dore byanansigiye n'isomo ubu ngubu mana yanjye sinzi ikintu ndamutse ngeze amahirwe umuryango wanjye kongera ugahura ukaba umuryango umwe sinzi ikintu cyakongera n'iki kintu wicuza kugeza aka kanya waba warakozwe ni byinshi narabikubwiye rwose ni byinshi pe icyo nshaka ni uko umuzana Mimi umwana wanjye ukamuzana we rwose tugafatanya uru rugamba kuko ngende kubona nararutangiye ariko kurusoza ndabona rwose byanze ntazarusoza ndumwe mu gihe wasanga se Mimi atari tayari kuba yagufasha wakora iki oya ndabizi neza yuko azakumva wenda ngiye nijyanye ntago yanyumva kuko Mimi agira amahane ndamuzi ejo bundi ukuntu twagiyeyo akahita azamura amahane bikarangira nanjye kwihangana byanze tukarwana ariko ndabizi ko nidusubirayo ukamfasha tukajyana azabyemera we ashobora kubyumva kuko ngewe ntago nahita mfata umwanya ngo ndaguteruye ndakujyanye tujyanyeyo ikintu gihari no kubanza nkaganiriza Mimi wenyine yego yambwira ngo ndi tayari kuba naganira na mama yego nkaza nkakubwira yego nkabahuza nukuri zabakoze yabambwiye ngo sindi tayari ngo yaba afite impamvu ze kuko ntekereza ko igikomere watewe umukobwa wawe byibuze azakimarana imyaka 100 ari inkovu birumvikana uko azajya kubona bizahita cyita kijaguka birumvikana rwose agahinda afite ndakumva sinzi ikintu ukwiye gukora sinzi n'uburyo ugomba kubikoramo kugira ngo ahari wongere ugarurire icyizere umukobwa wawe kuko bira bintu byabaye nawe ari we bibaye none ibaze wumvishe nk'umukobwa wawe yagutwaye umugabo birumvikana pe none ibaze none ukuntu umukobwa ashobora kumva nyina yamutwaye umugabo si ikibazo ni ikibazo gikomeye pe kandi urabizi nabisabiye imbabazi ibyo bintu narabiretse narihannye nagiriye abantu inama rwose wowe ikintu gihari sibyo surebe kuri Mimi gusa nurebe kuri Mimi gusa ahubwo reba n'abandi bantu bari iruhande rwanyu mu muryango yanyu babanze baganirize umugabo wawe cyo cyambere yego niba mara kuganiriza umugabo wawe bagende baganirize na Mimi yego niba mara kumuganiriza bigende bite babakusanyirize hamwe mwese murebe ikibazo cy'ibibazo bya gisubizo cy'ibibazo byayo sibyo wowe ushobora kuzajya wirirwa hanga urira ariko ntagire icyo bitanga sibyo hakenewe izindi imbaraga zitari nyashya hakenewe izindi imbaraga zitari izawe kuko nimba ari wowe ushikamye ushaka gusubiza ibintu mu murongo umugabo wawe mwabyaranye akaba atabyumva ni ikibazo umukobwa wabyaye akaba atabyumva ni ikibazo nyambabara kwinginze basi wowe ugerageze ijambo rya nyuma watanga ku bantu wabwira ku bantu dusoze ngewe ngende nkora ibyo nsabye hari igihe njya mbivuga abantu bariye babandika mu makomenteri bamwe ati nyamara nyashyi ushobora gusanga nawe hari ukuntu ashobora kuba yarabengutse nk'uriya mugore ushobora gusanga nyashya kuri kwirwa yikurura mu ngo z'abandi hari ikindi kintu abashakamo ntacyo oya ntacyo pe ni ingororano y'Uwiteka wakoze neza azahembwa n'uwakoze nabi azahembwa ndabivuga bamwe bagaseka ngo nayanjye n'uwo bita wundi w'isodomu na Gomora harya yitwa nde Nowa yabwiraga abantu guhungira mu nkuge
bakabyanga akavuga ati muze mu nkuge, bamwe bakamuca amazi bakagenda iyo nkuge bakayinnyamo, ariko amabyi bayinyagamo nyuma hari abagendaga bakayakuramo akababera umuti. Nanjye rero ndashaka kuba umuti w'ibibazo by'abaturage mu izina rya Yesu. Rero njyewe ndagenda nkora ibyo ngomba gukora, nawe ugerageza ibyo ugomba gukora. Gira ikintu usaba abantu bari aha ngaha badukurikiranye birangire, njyewe ngende ninjye ngo umukobwa wawe nabyumva. Nuko ikintu nabasaba ego ni ukugomeza bakansengera, ego ni ukuri bakampa inkunga y'amasengesho kuko ibi bintu biragoye. Ndumva nta kindi rwose, Imana igaca inzira bigakunda kuko ndaremerewe. Ariko wowe tuzi Imana irahari kandi ujye unasenga. Ndasenga, ujye unasenga rwose, usenga Imana yereke ibibazo byawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tukutuku, Imana irabyeza bikamera nk'ibuye rya sheregi, bikamera nka zahabu irabagirana. Nukuri ijambo ry'Imana ni inkota ikebera moja abiri. Uyu wasenze ugasenga ukegereza Imana, byose irabikemura mu izina rya Yesu. Nukuri Ndakubwira ngo uriho kubw'impamvu, ntago kubaho kwawe ari impanuka. Wowe uri mu bitaro, wowe urwariye hehe, wowe ibibazo byarenze basohoye mu nzu, ihangane Uwiteka afite umugambi munini kuri wowe. Amena.